many times would they tell you before you we know hear that? of this? Pastor Rachel mfite mu itorero ryanje n'iry'abayoboke banje. Hari ukuntu ugiye kubona ukabona umugabo agiye gutura, ukabona arunamye ukabonye nyashisha. Pastor English. Die. Pastor Sirish. Dahari. Pastor Dorothy. Dahari. Sasa mwa pastor mubwiye namwe mwumvireho. Sinzi ukuntu umuntu mubwira ngo ni inama ni saa 8 akaza saa 9. Niko Pastor Dorothy webye bintu babivuga hiki. Rwose pastor nuko sora kuri Nyagasani Yesu kuko baraducuza pe. Ngira nk'iki kigori basabira kuri Yesu baraducumuza aho nzajya batiramo iki cyanga cyasije ubu nkagira inyana yimbwa mbona nkaza ngo ngije saa 9 nayikubita mu rushyi kujye n'undi munsi bazahera kuri Yesu none hagiye imbesire bonari ko manga ku gipangu saa 10 zarenze yihanye twagiye sasa rero mwaba pasiteri murabizi cyaduteranyirije hano Yego turakizi aho ni neza cyane sasa rero papa English niki twaje gukora ahantu Pastor rwose ntabwo nyibyibuka. ikigoryi gusa ngo ntabwo byibuka muri umutwe wawe habereyemo iki cyucu gusa ntabwo ngibuka. niko pastor ata Danodi twibutse ikintu cyaduteranyirije hano Pastor nukuri nanjye ntabwo byibuka. ntabwo byibuka rata ngayigera hano mubwire You can be prosecuted for that. twaje mu nama ibintu by'ibigabo mwahamwe mutazi ikintu cyaduteranyirije hano Pastor Serge tubwira ikintu cyaduteranyirije hano nawe bikunanira urya inkonje Pastor nubwo natibuka. Ariko cyo kinajya gitayijanga. I don't want peace. I want. kaza nkubwira akantu ngira umubira sha How many times would they tell you before you know that Nigeria is not? tuvugishije ukuri abapasiteri nkatwe b'abagabo twataye ingo zacu none ngo twaje hano ngo tuje kwiga ku kibazo cy'indaya banyarutwewe sasa mwa abapasiteri n'ubwo mutashyitse ikibazo cyaduteranyirije hano mwese murakizi tugiye kwiga ku kibazo kiri mu idini ryacu n'inyungu twabonye mu idini ryacu aho ngaho ndavuga nk'amaturo mwagiye mwinjiza twihuse tugiye guhera ku kibazo kiri mu idini ryacu Pastor Papa English tubwire wowe bimeze gute mu idini ryawe Nyine Pastor. Subiza ko n'umupasiteri mwiza. yego Nyine mu idini ryanjye. Hajemo abayoboke b'abakobwa nyine. Ayigiye njya gutera haleluya. Nyine ari kujya banyikize kata bagira gutya. yes ngo Gutya. bivuze ko ikibazo kiri mu idini ryawe ari uburaya sibyo Oya Pastor. Nukuri ndarengana kabisa. ushobora kubihakana nka kubita gubiye kamembe n'abandi mwese mu mubiro twagiye ikibazo cyawe twemeje ko ari uburaya uri mu rusengero rwawe niko Pastor wowe Danodi ikibazo cyawe kiri mu itorero ryawe ni iki Pastor Rachel mfite mu itorero ryanje n'iry'abayoboke banje. Hari ukuntu ugiye kubona ukabona umugabo agiye gutura, ukabona arunamye ukabonye nyashisha. yamaye nka data none iki so n'igiteganya niko wa mugabo usigaye ubona abagabo bakakurarura abagabo bagenzi bawe by'ibitenganya gusa Wetin be this? Jesus. bigabo byigeze bitenganye gusa mwigize abatinganye ndabahagurukira twakomeje niko Pastor Serge n'iki kibazo ufite mu rusengero rwawe Pastor njye mfite ikibazo mu rusengero. Mfite abayoboke nyine kubwiriza ababasize kubera ikibazo cy'inzara. Yesu na Pastor naho icyo kibazo cy'inzara cyangezeho
Okay, nizire ko icyo kibazo tukivuyeho. Ibibazo byabonetse mu madini yanyu ndaza kubyigaho. Tugeze mu kibazo kibazaga giti ese ko mwashinze amadini mwese ayo madini yabagejeje kuki? Ndavuga aho ngaho nk'amaturo twagiye Pastor Danodi w'amaturo yameze gute mu rusengero? Kuko mana ye pastor ndakubwira ko ngiye nsigaye nurisha ibiciro 300 ku munsi. We nangahise muvana Bita sengiza zanjye. iwe 355 ngiyewe. Buri cyumweru ejo muri natushije igihumbi. Pastor we nangaye. Ibintu by'ibigoryi gusa. Urusengero ruvamo amafaranga 350 igihugu ikirabiri n'itamba. Abantu benshi we mutuje. We nibwo ukiza? Yego. Inama ya saa 8 ujemo saa 1. Nihangane pastor. I don't want peace. I want problem. Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga.